nasenganye n'umuntu wari urwaye afite umwana urwaye yafunze imihogo ndetse bihuse cyane bikomeye bavuze ko bagiye kugendera kimwe direct bakajya i Musanze. Bampamagara ndi kwahira ndibuka ko nabarangiye ahantu ndi mu murima hano nagiye gukata ubwatsi abariho bansanga. Ndaga okay nta kibazo noneho mureke tuve mu murima atoya ati senga niri mu murima Imana irumva. Yego. Agacoke mpereza umwana mu biganza ndamusengera. Tuje kumusengera Imana yamwe nimfata amazi. Nimara gufata amazi nyasomye umwana nyasengeye nyine ndasengera nyasomya umwana arasoma ari umwana w'uruhinja nyine ariko arayasoma nyamusomesha gatatu nkuko Imana ari bimbwiye. Umwana yari afunze imihogo atari kwituma inda yatumbye akirangiza murambiko byabiganza ndamusengera wa mwana ahita yituma. Gitondo none habyukira wanje mu rugo umumama wari ufite ikibazo nanone cyo kuribwa n'amaso bikomeye ndamusengera ndababwira ngo bari bampaye rendez-vous nyine ryo kujya kumubaga ijisho ndamusengera afite akantu kari kumurya kakatuma amaso yose afunga ndamusengera none mu gitondo yampamagara ari kumbwira ati nyamara ryajisho kakantu nta kakindya. Yes, reka mbasuza abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali bari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuje Imana mo nibane namwe kandi bahe umugisha nanjye nibere hafi y'ikiyaga cya hafi kiri mu karere ka Kisoro. Kisoro Ego. Kisoro district Sabukanti ntabwo nzi ko yitwa Morora Sabukanti uri umugande ngwino bimbwire neza ntabwo hajya kuri kamera ndugango umbwire ngo hano turi mu Rwanda sibyo ariko ntabwo nzi hariya wowe bivuge kwa kundi mu Rwanda egera hino. Nuvuga ngo ngewe ikiganiro ndi kugikorera hafi y'ikiyaga cya hafi ariko yego noneho bavango umuruka reka bitubwire neza adresse kwa kundi mu Rwanda tuvanga umudugudu akagari tubwire. Noneho hano turi hafi na Chafi Town Council mu Sub County Kisoro District. Hano turi hafi na Town Council mu Sub County Kisoro District. Murora Town Chafi Town Council mu Sub County Sub County Kisoro District. Naho se parish ntacyo bita parish Chafi parish. Abari nk'ikanisa parish abari nk'ikanisa oya paruwasi nabyo bavuga nyine ni parish banza ariko no muri Uganda hari icyo bita parish kuko mu Rwanda tugira umudugudu cyangwa iki ntacyo mugira cyitwa parish muvana. Parish nyine nahantu nyine nahantu haba hahuje ama village nka 12. Iyo niyo bita parish. Naho se igomborora si nk'umurenge wo mu Rwanda. Yego muvandi none se utuye muri Uganda waje hano mu Rwanda ku mukozi w'Imana Vestina niwe tugukwera ikiganiro muziranye ngewe niyo muntu wa mbere nje hano mfite ikibazo cy'urwaye naje ko bansengera. Waje go gusengera ntago nari mpazi n'umudamu nyine duhuye ndimo kuza nuko arahandangira ntago nari mpazi. Mva ni karibu rero turi ku mukozi w'Imana uyu n'umukozi w'Imana yitwa Mutuyimana Jean Claude ikiganiro tugikorera ku mukozi w'Imana Nyiramajyambere Vestina ariho turi mu rugo humura wabonanye n'Imana. Amina. Nakomere sawusira kwiyicarira nakomere turibuze kumusengera ndetse dufatanyije n'Imana n'imbaraga z'Imana turibuze gukora imirimo n'ibitangaza. Yego icyo nzi cyo umuntu yarambuye gwa biganza na Mutuyimana Jean Claude. Yego nasubuga Vestina na Nyiramajyambere Vestina. Nanjye ndaho ngaho nshungereye nagura shunge oya wikwita ntabwo umushungerezi oya uramenye n'ubwabo mushungerezi nanjye ndikujya goma mu maji ntabwo waba umushungerezi ntabwo waba n'umufana cyo kuza wamutsimbura
yagira unanirwa nanjye ndahita fatira waba umusimbura ariko ntabwo wamushungereza hano ngo ntanakwifuza kuba umufana mutumva ikintu kintunguye nyine ukuntu hano nibe nafashe rezo ya Uganda yego ufite ryari kuri telefone yawe mfite 4:20 njye mfite 5:20 ubu weho umuntu wese uri kuguhamagara ari mu Rwanda ari kuvuga ngo nimero hanze y'igihugu ari kukubwira kiri hanze bari kumubwira kiri hanze y'igihugu nagezeyo rero mu mahanga ubu nuko yajya kibimbwira ntabwo yakubwiye Uganda ajya kibwati mwana wanje ugiye kujya hanze ntabwo hanze rero yakubwiye ari mu Uganda ubundi reka nkubwire mu bihugu Imana yambwiye kujyamo hanze ntabwo Uganda irimo kubera ko Uganda nyijyamo buri munsi wowe jewe sibyo ubwo rero mu bihugu Imana yavuze Uganda ntabwo irimo tuzajya umuntu kubesha rero wowe nibirimo ubibana ubwawe nagezeyo nagezeho niraye undi kwifatira waragiye kuva turicaranye ko turi ku isaha imwe uko nge ndi muri Uganda ubwo weho wicaye mu Buganda nje nicaye ubwo muri kamera ndi mu Rwanda inyuma ya kamera ni Uganda ariko nanone hagati yanjye na kamera na telepiye harimo umupaka ewe ubu twibereye muri bambwe kwa Nyabo mwasibye murya mwasuze murya mugiye bareko twibereye mu Bagande mbese yego rwose yego niho twaje gukorera ikiganiro yego gango nundi dukomeze twivugire Imana yego Jacques umeze uti ndashima Imana ndashima Imana iminsi ndi kubwira abantu ngo nibakomerere mu mwami yego ibidashobokera abantu bishobokera Imana yego kuva ku cyumweru kugera uyu munsi yego nicyo gitangaza Imana yagukoresheje icyo yankoresheje icyo yankoreye yagukoresheje okay Imana ihabwa icubahiro nasenganye n'umuntu wari urwaye afite umwana urwaye yafunze imihogo ndetse bihuse cyane bikomeye bavuze ko bagiye kugendera kimwe direct bakajya i Musanze bampamagara ndi kwahira ndibuka ko nabarangiye ahantu ndi mu murima hano nagiye gukata ubwatsi abariho bansanga ndaga okay nta kibazo noneho mureke tuve mu murima atoya ati senga nirimo murima Imana irumva yego agace ukembereza umwana mu biganza ndamusengera saje kumusengera Imana yamwe nimfata amazi nimara gufata amazi nyasomye umwana nyasengeye nyine ndasengera nyasomya umwana arasoma ari umwana w'uruhinja nyine ariko arayasoma nyamusomesha gatatu nkuko Imana yari ibimbwiye umwana yari afunze imihogo atari kwituma inda yatumbye akirangiza murambiko byabiganza ndamusengera wa mwana ahita yituma n'imihogo arafunguka cyo bikoza barakomeza babireka ibyo kujya mu ruhengero bajya ku kabyiniro Imana ikora imirimo itangaza bageze nakabyiniro baha ibinini bahagira umwana ahubwo byahindutse nta kibazo ageze gute afite ibyo byabayeho ku wa mbere byabaye ku wa mbere ku cyumweru nimugoroba byabaye ku cyumweru nimugoroba ko ndibuka ko navuye gusenga ndiye gushaka utwatsi kugira ngo nkomeze mu bukwe naringiyemo noneho ku wa mbere oya ku wa ejo mu gitondo ejo ku wa kabiri ejo ari ku wa kabiri yego ejo mu gitondo nanone habyukira wanjye mu rugo umumama wari ufite ikibazo nanone cyo kuribwa n'amaso bikomeye ndamusengera ndababwira ngo bari bampaye randevu nyine ryo kujya kumubaga ijisho ndamusengera afite akantu kari kumurya kakatuma amaso yose afunga ndamusengera none mu gitondo yampamagara ariko mbwira ati nyamara rya jisho ka kantu nta kakindya ijyatumye katandya n'amaso kaba ntangiye kureba ubanza ariko kabaga bitazabaho Imana iragakura nkuko yabivuze ndumva ari byo bintu bikomeye nakoze amaso ku maso apana kuma live naciyeho apana kuma ntuza kuma zoom natambutse oya abona nabashije gukacana nabo mu ntoki yego Mana ishimwe ubundi hari ikintu dukunda kubwira abantu nanabwiye n'abantu cyane iyo uri kumwe n'Imana nangase uri umwana wayo ukaba n'umukozi wayo ntago ushobora kwiruta avuganye naswo nukuri ariko iyo uri umukozi ushobora kwiruta avuganye na sobuja ariko umwana none se buno urugero sibazindutse urazi nahi wacu reba waje wacu tuje kwa Nansu bivuze ngo wavuye mu rugo byanga byakunda nta wabuze umwana ubwira ngo waramutse niba utanamubwiye ngo waramutse urataha gatema ariyo kageze gute nabanje namubyutsa ngo ajye kwiga urakoze cyane none twatuntu naguze nenzi ko turarya yego watumye nsonza
turiya nahise mfata umwanzuro kubwo ndakomeza ntubike mu ubwo gikapu. burakudukomeza kutugendana Ndaduha abana banjye. bwinda nisubireyo. Jana ari mfite utuntu nzi ko turaturya njye nawe. Yego urangije kuko we waronse Yego. iyi fagitire ninjye urayishyura. Yego. Iyo mpamba nayo ifite mu gikapu rero urayigumana ubundi ndayijyana. Yego. nyine turi kuvuga ko umuntu ahita atekereza iki abana. urakoze cyane. Yego. wishyura fagitire twakoresheje. Yego. ndavuga utu tuntu nari nzi ko turadurya. Yego. turatugira impamba n'ubundi Yego. ndatubika turabikitse. Yego. natuguza ahantu mu nzira. Yego. urumva Yego. ndakomeza ntujyane abakobwa banjye baranadukunda cyane. Yego. kugira nimugoroba saa 11 bavuye ku ishuri niko bimeze. babaza uta amasomo yagenze gute rangiza ubahereze. babyumvise nti aho nakoreye haba utu tuntu natubazaniye. ahubwo mwana birabinyomoro wa birabinyomoro birabinyomoro ubundi twebwe iwacu niba ari n'igihugu cyiza kibaho, niba ari n'akarere keza kabaho, ni aka karere ka Gisoro na Burera kabisa. impamvu mbivuze byombi biraturanye, kandi yaba izuba riri kuva yaba imvura iri kugwa, akarere ka Burera na district ya Gisoro bihora ari umukara kabisa. kebuka nawe urebe uko gasa. rebaga nawe bareba biriya bigori birimo by'umwihariko kureba uru rutoki uri kwitegereza, ureba amasaka bakabonera, ababyeyi bakabonera. wabibonye. ubwo rero ugeze i Burera ni ukuri pe ntacyo waburayo. nyine ndebye ibinyomoro urumva ibinyomoro nawe ugira inzara. oya ntabwo ari inzara ahubwo rebamo mu kanya turakingura urugi. bakingure pe. yego turacyari kuri rya jambo ry'umwana n'umubyeyi. umwana n'umubyeyi n'umwana na shebuja. n'umukozi na shebuja. umwana n'umubyeyi ndetse n'umukozi na shebuja uko bavugana. ubwo tuvuze turi gukurura mpita nibuka ikiganiro twakoreye iwawe uzi ko haba utunyomoro ariko twarashize. Yego. ariko turi kwa Vestine ndabibonye. ndaza guhinga ibindi. aho agomba kuba ibyo ndashyira abana. Yego. impamvu niyi niko bimeze. kuki se utabishira umugore ukabishira abana? wowe narivuze ngo burera abana n'ababyeyi bakabonera. burera abana n'ababyeyi bakabonera. uraho Burera nziza akarere kabereye ubukerarugendo. ibindi bongeraga n'ibindi. urumva ubwo rero akenshi abana ntabwo yari kumuvuga kuko n'ubundi ntabwo ni hame n'ubundi ni nawe ubitaho. uzanarebe niyo ngiye gupagasa ntabwo umugore aguhambaga ngo ndagukumbuye. ni abana. niyo umugore agushaka atumaga abana. kuko uzarebe ubundi hari ikintu utasubiza inyuma umwana, kandi mu gihe nyina we yagombaga kuza ukavuga uti nta mafaranga mfite, ariko umwana ntushobora bitaga bihagarara nk'umubyeyi ukavuga uti reka twikomereze. nanjye nibutse ko ari ikiganiro twakoze turi kumwe n'uwitwa Alphonsina Nyirarukundo mama Obama. afite ikinyomoro mu kiganiro. abana bakireza ati dadi kuki wakora ahantu hari ibinyomoro ntubituzane. kumva ikibazo. ngo urwo rubanza ntabwo ndaruburana. ubwo rero nubwo nubigeza mu rugo rero urabwira kubikuye kwa mutuye. oya ntabwo nabe none kandi ngo musore yakoreye iwanje iwawe nababwiye yuko uduhari turi kuhundura byahunduye kariya yakari kabonetsemo. mbera buriya wagombaga no kubivuga kuko ikiro cy'ibinyomori n'ahangaha iyo byeze baga biri kugura neza 500 600. Vesti urumva karuko guko. Vesti nabaye kunshira ibinyomoro twangize. yewe Vesti tina we ngo buraca ibinyomoro. uvango mfite ideni imbere y'abakobwa banje by'ibinyomoro gwero ngwino nukubwira ibira binyomoro. nifite abakobwa bigeze babona umuntu afite ikinyomoro bati kuki wakoreye ahantu biri ntutuzanire. ubwo rero niba byemewe uburi kunsoromera. oya biremewe. turabizi ikiganiro nanjye mbona icyo ndabashyira. biremewe. turi kuvuga umwana
na se n'umukozi na ndetse shebuja n'umukozi na shebuja, Yego. isano baba bafitanye, uburyo bavugana, urumva Yego. uvuga uti ntabwo Imana ijya indya sini cyangwa se ngo tumare umunsi tutaganiye kuko ndi umwana wayo. yego ubundi ni ukuvuga ngo umunsi umwe nigeze nambara neza noneho ngisohoka mu nzu direct ako kanya nambaye neza ariko mfite 1000 gusa tagira ikindi kintu. Yego. Ngisohoka mu nzu umwana ahita ambwira ati papa wambaye ijana ko wambaye neza, n'abandi bakuru be batarabivuga n'umugore atarabivuga. Umugore we yarakinyitegereza nyine Yego. ari kureba uko nsohotse. Noneho mu gihe bakuru be batabivuze, mu gihe umugore atari yabivuga, umwana bagize gute abarabivuze. N'ukurikiyeho nawe ati ntaje uramba, na nyina ati ntaje uramba. Ariko nahise mpereza umwana wavuze mbere ca 1000. Wenda niba baramwushushije bakaryaho simbizi, ariko communication y'umwana na se siyo yashebuja n'umukozi. Rero bivuze ngo ntago ushobora kuri iyo uri umwana tushobora kukwirirwa utaganiriye na sko, ntibishoboka. Rero nanjye sinshobora kwirirwa njye na data tutafite ico tuvuganye, ntago bishoboka. Imana ishimwe batuzaniye. Niyo mpamvu dukomere. Naje kubabwira ngo nimukomere, bidashobokera abantu bishobokera Imana. Nari nabivuze kare, bura ntago ari wabikurikiranye. Ntago naje ndikubabwira ngo ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Nukuvuga ngo hari abantu bazi ko ibintu bitashoboka, hari n'abantu buraba bitega umuntu bari kuvuga bati basebe birakunda. Ndibuka njya gukora igiterane, njya gukora igiterane umugore hanje niwe wabaye wa mbere arambwira ntacyo zabo. Ndabwo si kubereke ariko ngo nawe ngo buri kubona ukabona uzabona amafaranga yo kubikora. Noneho umuntu wese wabyibonaga agategeza kuntu amakorari garonshinga, sibyo? Abantu bari hano bari muri comment barabitubwira. Buriya bintu biravuna rero ko nkorde kugira ngo utunganye ibintu wenyine ubigereho uronshinga ni imvune ikomeye cyane. Noneho abantu bati ntibishoboka, abandi bati ntibishoboka, abandi bati ntibishoboka. Ariko niba ari umuntu waronshinze mu gihe kigoye, ariko nkabona abantu njyewe baruhabereye ibyo byose ndirwa ndabivuga. Rero ibyo nje n'urugero nitangagaho, bivuze ngo uyu munsi wa none kuri iyi tariki kuri segonda nje kuguhitangazo rivuga ngo ibidashobokera abantu ku Mana aho bigize gute birashoboka. Imana tugire neza kandi Uwiteka Imana abane natwe. Dusome ijambo ry'Imana turibuze gusanga muri Matayo 19:23. Umunsi nawe usome. Urakoze cyane. Hari umuntu ufite message ndi gusubiza kandi reka dusome ijambo ry'Imana. Ni ijambo ryiza cyane rivuga ngo Matayo ibice 19:23 aravuze ngo Yesu arabitegereza arababwira ati ibyo ntibishobokera abantu ariko ku Mana byose birashoboka. Twakira ijambo ry'Imana turisubiremo. Yesu arabitegereza arababwira ati ibyo ntibishobokera abantu ariko ku Mana birashoboka. Imana tugiriye neza. Iri ni ijambo Uwiteka Imana nangwa se Yesu Kristo yarebye igihe bari bacitse intege, igihe abantu babonaga ko bitakunda, igihe abantu babonaga ko imbere yabo ibintu bikomeye, ariko Yesu we yabonaga nk'ibidakomeye kubera ko Yesu n'umwana w'Imana ashoboye byose. Avugana n'Imana mu gitondo, akavugana n'Imana saa sita, avugana n'Imana buri gihe, dore ko nawe ariyo. Bivuze ngo we na se bafitanye ubusabane bukomeye, kandi ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo umubonye ababonye nde ababonye Imana. Nawe rero niba wizeye ko Yesu yavuganye nawe, niba wizeye ko Imana yavuganye nawe, wowe wicika intege, komerera muri ryo jambo Imana yavuganye nawe. Ngo maze umunsi umwe Yesu arimo kugenda ahura, reka dukoresha ku bintu bibiri nanga se bitatu Imana yavuze nanga se Yesu yavuze igihe arimo mu rugendo rwe rwo gukora imirimo n'ibitangaza. Icyambere yahuye n'abantu bahetse ikiriba, amaze guhura n'abagikoraho umwana arazuka, abantu baratangara. Ageze kwa Lazaro byari bikomeye, bati Lazaro yapfuye, bati yaranutse. Ntabwo Lazaro ibyo byakemuka, ntabwo Lazaro urugamba rwe rwarangira, ntabwo Lazaro intambara zazashira. Nimvuga Lazaro kavuga intambara, kavuga ibyo byibyo, wowe tutekereza intambara urimo kuko ari Lazaro wari warapfuye, nawe ubwawe warapfuye. Nimvuga ngo warapfuye ntabwo ndabamvuze ngo uri umupfu ngo oya, hari ibyawe byapfuye aka kanya, nawe ubazwe uri kubarwa mu bapfuye. Ariko hari ibyawe byahagaze, nawe uri kubarwa mu bahagaze. Ariko kuri iyi tariki nongera ngo itangazo Yesu avuganye nawe uyu munsi ngo ibyo ngibyo abantu babona ko bidashoboka, izo ntambara ukureba uri kurwana abantu babona ko zitakemuka, izo ntambara wowe urimo wumve ngo ibitashobokera abantu bishobokera Imana. Abo biguca intege ngo ntibizakunda, abandi bakakubwira ngo ntibizashoboka, reka nongera nkubwire ngo birashobotse, kuko Imana ariyo mugenga w'ibihe, kuko Imana ariyo itabara bikemera, kuko Imana ariyo isubiza haleluya, kuko Imana ariyo isubiza bigakunda. Kandi yatamye igiti ni nayo yakongera kugishibura, kuko ijambo ryarabyo ngo haracari ibyiringiro yuko igiti catemwe, haleluya, cyakongera kigashibuka. Ikibazo ufite rero ihangane, ibyo abantu baguciyemo intege
ndabizi imiryango yavuze ko bitakunda, imiryango ivuga ko urimbura mumaro, imiryango ivuga ko ntacumaze, ariko reka nongera nkubwire ngo wicike intege guhangayike, kuko ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Urwo rugamba, urwo rubanza uri kubona rutarangira ku Mana ni ubusabusa, izo ntambara uri kubona zitashira imbere y'Imana ni ubusabu. Aleluya. Wowe komerera mu byo wumvise, ukomerera mu Mwami. Imana irashaka ufiteho umugambi, Imana irashaka kudala wasirebo, Imana irashaka gushigikiye. Wowe witinya, genda uko imbaraga zawe zingana, Yesu azagufasha. Imana tugire neza kandi Uwiteka Imana twambike imbaraga. Ibidashobokera abantu bishobokera iki? Imana. Wowe turize imbere yayo, wihangane. Yesu yarubatse, amaze kuba gatanu arasenya, ariko none ibyo Imana ije kubaka ku buzima bwawe nta muntu uzabisenya. Imana tugire neza kandi Uwiteka Imana twambike imbaraga. Imana ikomeza kudushigikira. Ni iki kiguteye ubwoba? Ni iki gitumye uhangayika? Gatanu Matayo haravuze ngo iki? Hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazasigirirwa. Niba Yesu ari umunyambabazi rero, yagiriye imbabazi abantu bose, nawe rero niba hari abo wagiriye neza, humura Imana ije kongera kukwibuka. Ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Imana ikomeze kubana natwe kandi Uwiteka Imana gushigikire. Nubwo bwose waciwe, nubwo bwose watemaguwe, nubwo bwose wasenyutse, Imana yongere kubake, kuko ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Imana ibahumugisha mu izina rya Yesu. Reka twongere turebe muri Zaburi 25, naho sinagura turebere kugira ngo twihute. Zaburi 25 dusomere maze nsoze Imana tugire neza. Zaburi 25 dusomere umurongo wa mbere aho ngaho gusa, teburi guraja kure naho ngaho gusa uribuze gusoma. Zaburi 25 umurongo wa mbere havuze ngo iki? Mana yanjye ni wowe niringiye, Mana yanjye ni wowe niringiye, negukorwa n'isoni. abanzi banje be kunyishima hejuru. Imana tugirire neza. Ukimara kumenya ko ibidashobokera abantu ku Mana bishoboka, senga iri sengesho uvuga uti Mana yanje ni wowe niringiye, uri amaboko yanje, uri imbaraga zanje. Abantu biteze kuzakorwa n'isoni, ariko ntabwo uzakorwa n'isoni kubera ko Imana igufiteho umugambi muremure. Imana izakugirira neza, Imana izagushigikira. Ni wowe wayiririmbye ariko nkora ute? Uravuga ngo Imana ntabwo ijibesha. Ntabwo Imana ijibesha rero, ibyavuze no kubikora zagira gute? Izabikora. Nubwo rimwe na rimwe Imana ikubwira ukabona biri gukomeza kuguhanda, ugatangira ukibaza kimbwiye guca bikagenda guca, kimbwiye guca bikagenda guca, uri kuri gakwege kandi mbere nyuma nzababwira iminsi ako nabizivuzeho kandi nazivugeho hano. Inarima bidahive uzababwira ku myinzani, nibuka ko hano nazivuzeho. Buriya reka nkubwire, iyo uri kuri gakwege buri wese arakureba. Iyo uri kuri gakwege umwana amenye mu bibi byakubayeho, umuntu mukuru akabimenya, ariko uri kumuziranenge upfiraga muri Nyagasani. Uri kuguhe mudani ko nkuru. Ari gakwege, ari n'umuziranenge. Imana tugirire neza. Buri muntu nawe witekerezeho, urebera ari hanganira umunzani uriho. Hari igihe uba kuri gakwege, ku gakwege rubanda barakota, kuri gakwege izarira kwica, kuri gakwege wambara ubusa ariko kumuziranenge upfagana abantu bazi gufite ibiryo. Imana tugirire neza rero. Umunzani witwa gutyo. Imana ishimwe. Ibidashobokera abantu rero kabiri havuga ngo iki? Kabiri ijimpisha we buriya bizaba buriya baretse gakeya. Iyo uri kumuziranenge iba yaguhishe cyane, niwo ndiho. Iyo uri kumuziranenge uraburara, ariko waba waburaye mu cyimba cyo kuganya ukaririmba ngo ijye Imana ikora biradutangaza kandi nta wabimenya uko biri. Iyo uri kumuziranenge we prive barazitanga, ariko wahura n'abantu ukababwira ngo Imana igitanga amazu. Iyo uri kumuziranenge amadeni baba ari kukurega, wahura n'abantu ukababwira ngo Imana ijya yishura iki ideni. Aleluya. Imana ni nziza cyane, ariko Mana ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Dusomera umurongo wa kabiri dusoza. Siko bizaba mubagutegereza Yesu we, nta n'umwe uzakorwa n'isoni keretse abava mu isezerano ari nta mpamvu, abo nibo bazakorwa n'isoni. Naho siko bizaba. Reka nkubwire, biravuze ngo naho umukiranutsi yagwa ntago azarambara. Niba ari intambara uri kurwana, niba ibigeragezo uri kurwana, ariko Bibiliya iravuze ngo siko bizaba mubamutegereza. Abantu bazi kuzakorwa n'isoni, ariko nkubwira ngo ntacu uzaba. Uyu mwaka uzawurangiza udakozwe n'iki? Udakozwe n'isoni. Siko bizaba kuba mutegereza, nta uzakorwa n'iki? N'isoni. Imana ibamugisha, mwakira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. 078 38 32 078 21 aho unkenera hose wambona. Imana iduhana umugisha. Ntabwo twatangiye nta sengesho, reka dusoze Mana mu izina ryayo.
haleluya. Yesu Kristo w'i Nazareti, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Uri umurengezi wacu, ntabagukoma mu nkokora. Nkunda kuvangura igitangaza, nkavangura data ntabwo uri data wacu. Izina ryawe nirishimwe. Uri umugabo mu rwawe ntabwo uri umucura. Umucurira kigeze igihe baramwirukana, ariko wowe Mana Nyiringabo uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Niyo mpamvu tugushimiye ko waduhaye umwanya. Buri muntu wese ari kujya iki kiganiro, umuhe gukira no gukizwa, umuhe kukumenya no gusobanukirwa, maze Nyiringabo amashimwe abe menshi ku bantu bose bakurikirana uyu muyoboro wa YouTube. Ubahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo, kandi bakomeje kudushigikira, abariho bitaho kandi bagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen.